icyaha mu bigeragezo ni nk'amenyo mu kanwa. Iyo wowe ukirimo uba umeze nk'ibihekenywa, nk'ibikanjwa. Yego. Kugukanja biroroshye iyo ufite icyaha mu kigeragezo. Ariko iyo uri mu kigeragezo nta cyaha ufite. Ineza iyo wagize neza atabikoze ku bwa Kristo ni ukuri neza uyisanga imbere. Ingororano y'ibyiza wakoze aba ari ibyiza gusa. Hanyuma uwakoze neza bitewe no gukiranuka, ingororano ye ni ugukiranuka. Imana ishimwe. Wabikoze bitewe na Kristo. Ntabwo birangirira inaha. Yego. Mu buzima buri kominike n'Imana. Imana ishimwe. Niyo byaba bihinyurwa n'abantu ariko kandi bishimwa n'Imana. Ako niko gakiza. Kuko ariko kandi ntabwo uzarya gakiza katagira ingeso nziza. Nabwo ntuzabona ingeso nziza zidafite agakiza. Nubona wa muntu ari ingeso nziza, ikintu ukuriye kumugenzuza ni iki? Ijwi ry'Umukanguzi. Mushimiye ko ino video yifunguye, reka babwire ngo Imana iguhe umugisha kandi umucyo w'Imana ukurasire. Ikikurimo cyane kiruta ikikuriho. Ikikuriho ni gito, ikikurimo ni Kristo, kandi icyo ukora si icyo uri cyo, kuko icyo ukora kirashari ko icyo uri cyo ntabwo gishira. Uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana, bifite agaciro gakomeye. Imana yaguhuje na Kristo, mufite agaciro kangana mu maso y'Imana. Ahari niho uri, aho yicaye niho yicaye, icyo ari cyo n'icyo uri cyo, uko ari niko turi muri ino si. Imana ibahe umugisha. Anicet Niyomugabo turamwakiriye ku Ijwi ry'Umukanguzi no kumubwiza ati umeze neza mukozi w'Imana. Imana ishimwe. Mushumbura aho. Urabizi ko uri umushumba w'umukanguzi? Nta nubwo ari umukanguzi gusa, rega twahamagawe na Kristo. Imana ishimwe. Amen. Hari abahita bumva ko bisonye nabi ngo bwashize narabibabwiye. Amavuta yo kwimikwa twageze igihe cyabyo. Haba ku myaka bagenderaho y'umuhamagaro ngo bimike, haba ku mashuri, haba ku muhamagaro. Noneho n'icyo dukora kwa. N'icyo dukora. Nta muntu ntago basengera umuntu ngo abe umushumba. Ahubwo amavuta ahesha uburenganzira bwo gukora icyo uri cyo. Icyo uri cyo kigihagaragara. Exactly. Nta muntu kugira icyo uri cyo. Ahubwo ashima icyo uri cyo akakwemerera kugikoresha. Already ibyo rero turi byo nicyo abantu bageraho urujijo ngo turi bande. Turi abashumba. Ariko kandi munsi y'ukuboko kwa Kristo, kuko turi n'intama mu rwuri rwa Kristo ubwarwo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yego, mu rugo mumeze gute mukozi w'Imana? Iyo uvuze mu rugo uvuga mbavuga mudamu, kwa Gahozo Viviane. Amahoro. Murakoze kungosora. Kwa madamu turi amahoro cyane ko urugo burya urugo ni umugore. Niyo mpamvu mvuga ngo kwa madamu, kuko adahari sinibwira ko rwaba ari rwo. Hari umucyaro wajyaga bita ngo ni ku rugo, bakavuga kumwe bubaka igipangu cyo mu cyaro cyangwa bajyaga ngo juste barwita byinshi, ariko ni urugo nyine. Baravuga ngo ni urugo, ntago ari ukuvuga urugo nka korotire cyangwa uruzitiro. Yego, ukavuze neza cyane. Ahubwo urugo ni umugore. Urugo ni umugore. Niko kuri sense. Bibiliya iravuga ngo ukurusha umugore mwiza abakurusha byose. Urugo rwiza. Urugo rwiza. Ntabwo abakurusha uruzitiro gusa. Bameze neza rero. Ni amahoro, madamu ameze neza, n'abana ni amahoro. Ku ishuri baratsinda. Bashoje examen. Yego. Hanyuma ariko kandi turi no kwitegura ubukwe by the way. Yego. Ubukwe bw'umukobwa wanjye nzashyingira witwa Liane. Azashyingirwa ejo bundi kuri 17 z'uku kwezi kuwa 4. Azaba ari mu murenge kuri 20 z'ukwa 8. Azajya imbere y'Imana, azasezeranira ku itorero rya DPR Remera. Iyo uvuze ngo umukobwa wawe no wabyaye? Exactly ko burya umubyeyi ntabyara uwo mu nda gusa. Yego, n'ububyara mu buryo bwo kurera nawe aba ari umwana wawe. Okay. Ubukwe tuzabutaha, asigaye tuzanagutwerera. Murakoze. Kuko ubukwe busaba byinshi. None se ubuzambika ingofero nk'umubyeyi wareze umwana ugahabwe n'ikamba byose? Ntabwo ari bwo bwa mbere, ariko si no bwa nyuma. Umubyeyi wese ni umurezi, yabaye afite imbuto yerera barera.
yego yego. Ya Imana ishimwe ko twongeye kubonana, twahoje dukwana ibiganiro bitandukanye. Ikiganiro turimo turakora cyitwa Yesu umwuzuro w'ubuhanuzi, bazabona n'igice kindi cya kabiri tuzabihera hasi, kuko ikiganiro twakoze bwa mbere twakoze muri Bibiliya muri rusange tugaragaza icyo kintu, iryo jambo, ariko ubutaba tuzakora ikiganiro duhere mu itangiro turebe byuzuye gute. Ndashaka kuzaba tugara tukareba aho byavugiwe n'aho byuzuriye, kugira ngo abantu babashe kumenya ubutumwa bwiza, bamenye Kristo kandi babashe kubakuza, babashe kumva ubuzima butemba muri bo. Ariko uyu munsi turaganira ku yindi topic, ku yindi nyiyo kandi nayo nziza y'ubutumwa bwiza. Ariko mbere ko tuyinjiramo, ndagira ngo banze usenge abadukurikira bakira ubuzima. Ino video muri ifunguye, ikiganiro cyumva cyanjye yumva ubuzima bumutembamo, yumve kubaho. Urugo rw'Imana ajya runyereka, ndurora runyegereye, arumishurira, bituma nifuza cyane kugerayo, niwo mwandu w'Imana, Yerusalemu nshya. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Iryo sezerano urinsoreze, tubane no muri iyi si, uhora undengera. Mana turagushimiye, tugushimiye ko ari we Mana yacu, ujya ukingura ijuru ukatwiyereka, ukaduha ku munezero w'agakiza dutuye mu isi, bikatubera ihumure turi mu isi y'amakuba, bigatuma ku munsi mubi utubera gukomera. Muririmbyi yaravuze ngo ku manywa izuba ntirizatwica, na nijoro ukwezi ntituzagutinya. Undi aravuga ngo ntabwo ujya uryamye twashira. Uravuga ngo Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. None tugushimiye kuri maso ku buzima bwacu, tugushimiye kuri maso kuri uyu muntu urwaye, uyu muntu ubabaye, tugushimiye kuri maso kugira ngo umugirire neza. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugusabye imbaraga zawe zihagije rwose, koko ni wowe uzifite, zo gukiza ababembe, niwe ufite imbaraga zo kutwihanganira no kudukomeza mu mibabaro. Ni wowe Mwami wacu, ujya utumenya mu isi y'ibigeragezo, ukatwuzuza imbaraga z'umwuka kugira ngo tudatembanwa. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye Mwami. Bana natwe muri uyu mwanya wo kuganira na bene data ijambo ryawe, ubane na Musa uri kudukamera, ubane na Patrick ugiye kuvuga ijambo ryawe mu mwanya turi kumwe. Ikiruta byose uturindira ubugingo, imiryango yacu yihembure kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Uduhe kubana amaso n'abera bose ku bwawe Yesu, urakoze. Amen. 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 Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire uyu munsi, twibaze kuri iki kintu. Hari igihe umuntu ajya mu bintu bigoye, ugasanga nyine biramugoye uruhande rumwe cyangwa urundi, ariko ndimo ndibaza gukora icyo Imana ishaka mu bihe bigoye cyangwa mu gihe kigoye. Bitugoye Imana ishaka ko dukiranuka. Ugaca mu bikomeye, Imana ikagusaba gukora icyiza igikwiriye mu gihe kigoye, kandi magambo gakomera ku munsi mubi. Ibi bintu birashoboka cyane gute? Cyane. Bwa mbere gukora icyo Imana ishaka mu gihe kigoye nicyo cyitwa gukiranuka. Kuko ari ugukiranuka dukomora muri Kristo, hakaba no gukiranuka duheshwa n'agakiza ka Kristo kari muri twe, bitewe no gutsinda isi. Rero ibitugora byose ni iby'isi, hanyuma ibiturwanya kugira ngo ko nituvuga kugorwa mwumve ingorane. Yego. Hanyuma ingorane ni ibintu bikugonga bitagonza umubiri, bikagonga umuntu w'imbere, ubugingo bwawe bigatusha ubugingo, bugasa naho bukomeretse, bugakomereka. Noneho
aho kandi muri iyo mibabaro no muri uko gukomereka Imana iracyadushakaho kwera imbuto z'abakristo. Ni igitangaza gushakira imbuto ku giti cyatemwe, ukajya gushakaho imbuto kandi kitari kumera. Imana ibikora. Icyo nshaka kuvuga ni iki: ubugingo bubabaye buba bushushanywa n'igiti kitari mu gihe cyo kwera kwabo, ariko noneho Imana irashaka ko twera, kuko no mu makuba imbuto zirera. Niba rero Bibiliya ivuga ngo mugere ikirenge mu cya Kristo, kuko Bibiliya iravuga ngo ubwo yababajwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Noneho ntidusanga ibyishimo bya Kristo gusa, n'umubabaro wo muri Kristo uwo nawo turawusangiye. No mu byo twahamagariwe birimo mu mihamagaro y'abizera kubabarana na Kristo. Noneho gukora icyo Imana ishaka mu gihe kigoye bisobanuye guhagarara mu mwanya w'umubabaro nka Kristo, tukera imbuto zihesha n'abatubabaje kubona inyungu y'agakiza kari muri twe kandi bo badakijije. Turaza gutandukanya gute imbuto n'agakiza, ko hari igihe abantu babyitiranya, umuntu akaba afite ari ingeso nziza, sinzi niba cyumvika, ari ingeso nziza. Hari umuntu uri imfura uko bivugwa rwose, ufite umuco ubufura cyangwa ubumuntu, by'ukuri adakishijwe. Akaba n'undi ushobora kuba akijijwe ari n'imfura bihuje. Sinagushaka gutana confusion. Ahantu batandukanira ni kimwe, uwo muntu agikoze mu izina ryande. Nubwo byose birakenewe, kuko ubwo bumuntu nibwo Imana ishaka mu muntu. D'abord mbere yuko twizera tuba abizera tukaba ba Kristo, tubanza kuba abantu. Kandi mbere yuko twakira umwuka wera tubanza kuba twambaye umubiri. Wa muntu wambaye umubiri atarabona umwuka akaba ari ingeso nziza, kuko umuntu w'umwuka iki abakristo bajye bakimenya. Habanza umuntu w'umubiri, hakabona kubaho umuntu w'umwuka. Niko dusoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto umurongo wa 44. Ntago umwuka ari ubanza, ahubwo ni uheruka. Kuko habanje umwuka haheruka umubiri, ntibikabe. Habanza umubiri hagaheruka umwuka kugira ngo tugire iherezo rizima. Imana ishimwe. Uko herukiye umubiri waburangiye nabi nyine. Pawulo yabibajije Abagalatiya, yarabwiye ngo mwatangije iby'umwuka none musoresheje iby'umubiri, ntibikabe kubizera Yesu. Rero umuntu wabanje mu mubiri akagira ubumuntu ataruzura umwuka, aba ari ikiremwa cyuzuye mu biremwa Imana yaremye mu buryo bw'umubiri. Uwugira umuco akita ku bantu ariwe twita ingeso nziza. Igituma imirimo ye yandikwa ntabwo ari uko yabikoranye ubupfura n'umutima mwiza, ahubwo nuko yabikoze afite izina mu gitabo cy'ubugingo, akabikora ku bwa Kristo. Kuko umuntu wese ukoze ibyiza atabikoreye ku bwa Kristo abona ingororano y'ibyiza. Hanyuma umuntu ukoze ibyiza abikoze ku bwa Kristo ahabwa ingororano yo gukiranuka. Haleluya. Gisubiramo cyumvikane neza. Umuntu wese ukoze neza, bimwe Abanyarwanda tuvuga ngo gira neza, ineza uzayisanga imbere. Ineza y'uwagize neza atabikoze ku bwa Kristo ni ukuri neza uyisanga imbere. Ingororano y'ibyiza wakoze aba ari ibyiza gusa. Hanyuma uwakoze neza bitewe no gukiranuka, ingororano ye ni ugukiranuka. Imana ishimwe. Wabikoza bitewe na Kristo, ntabwo birangirira inaha. Abona ibyiza nk'ibyo wa wundi yahawe, abona double, akabona n'amakamba yo kubaha Imana no gukora bya bindi no kuyubahisha. Byumvikane ko abona double. Abona double. Icyo numvishe mari cyanditswe kiri muri Matayo 10 na kabiri 7:12 yaravuze ngo ibyo mushaka abana bagerayo mubigirira abandi, namwe mubigirira abandi. No Bibiliya ikavuga ngo icyo umuntu ayeba nicyo asarura. Umwanditsi andikiye Abagalatiya niko burya ntibigombera umukiranutsi cyangwa umukristo. Yavuze icyo umuntu wari wese icyo umukristo akora, ahagaze icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ubwo byumvikanye ingeso nziza baramwumvishe ukora ibyo byiza akabikora mu gihe cye kimeze. None ingeso nziza bazongereho imbuto z'umwuka. Niko Bibiliya ivuga. Ubwo rya abantu bumve ko bimaze gutandukanya kwera imbuto k'umukristo no kwera imbuto kw'ingeso. Ako bitandukanye bifite n'ingwano zabyo. Kuko hari igihe abantu babyitiranya. Reka mvugishe ukuri uko niyumva. Usanga hari amadini yibanda kuri izo
ingeso nziza cyangwa kuri izo mbuto atibanda ku by'umwuka indani. Kize kumvikana neza Anicet, umuntu yaba afite za mbuto nyinshi sibyo kugira ngo umuntu azitandukanye amenye kuzitandukanya, nimubona ndamumenya gute menye ko ari ingeso nziza aba mu idini cyangwa ari mu idini yizera Yesu. Kugira ngo umuntu udukurikiye amenye kubatandukanya, ko nshobora guhura n'umuntu ngasanga ni imfura yitwara neza afite imbuto z'ubunyarwanda ni muzima, nk'ahantu undi ufite ibyo ngibyo ariko w'umukristo. What is the difference? Ikintu nshaka kutangaho inama kuri icyo, burya nushaka kugenzura ingeso nziza uzazishyura izindi. Umuntu ushaka kugenzura imbuto yera izindi. Ntabwo uzamenya imbuto z'agakiza utera imbuto z'agakiza. Yego. Icyo wari ugiye kumbaza? Ngiye kubaza ngo nuko nari nkuzo gato. Agakiza gashingiye ku mbuto cyangwa gashingiye? Agakiza ni igiti cyera kandi gihora cyera imbuto z'agakiza. Kuko icyo ndimo ndashaka gutsakarongo n'ukuntu abantu bareba icyo kintu gusa kuza kureba ikindi. Siniyumvisha ikindi bashaka kureba, kuko niba duhuriye n'umuntu mu itorero ari ryo twise idini akaba ari ingeso nziza, wowe izo ngeso ze si ngombwa ngo umenye ngo ni imyitwarire ye cyangwa ni agakiza, kuko aho muhuriye wahazanwe nuko wizera. Kandi nawe ari mu idini kuko yemera Yesu. Icyo tukimenye. Nujya kujyaginga ngo abikoreshejwe na Christo cyangwa ingeso, menya ko abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza abahindura mu mico n'imyifatire n'ingeso zabo zikaba nziza. Ushobora kujya kugenzura ingeso rero ukazifata nk'iz'umuntu ufite ubufura ugahakana agakiza kari muri ko. Ariko kandi ntabwo uzarya agakiza katagira ingeso nziza, nabwo ntuzabona ingeso nziza zidafite agakiza. Nubona wa muntu ari ingeso nziza, ikintu ukwiye kumugenzuza ni iki? Ni ukumwerera imbuto. Numwerera imbuto akakubangamira, uzongera umwerera izindi. Kuko dukunda kubivuga, nta mukristo wahamagariwe kurya imbuto abandi beza, yahamagariwe kwera imbuto abandi barya. Ntabwo tuzahabwa amakamba y'ibyo abantu batugiriye, tuzahabwa amakamba y'ibyo twagiriye abandi. Hari abavuga ngo agakiza ka mu mutima, Imana ira mu mutima. Ariko kubera iki? Kubera iki mujya mukene? Turimo turavuga kwera imbuto mu gihe kikwiriye kidakwiriye cyangwa kwa mu buzima. Iyo haza kubaho umutima, amaguru yawe ntiyarahari, umutima wari uhagije, amaboko ntiyarakwiriye kuba hari, n'amaso yawe ntiyarakwiriye kuba hari, umutima wari uhagije. Niba Imana itura mu mutima, izo ngingo zo ntiziyikorere. Harya akuzuye umutima agasesekara. None se akari mu mutima tutakubonaho inyuma, kuki wakabitsaho amaso y'abantu atareba? Ikintu ndimo ndashaka gushimangira, ndimo ndahatinda cyane, ndimo ndatekereza abantu bari buza kugira agakiza gashingiye ku bantu. Umuntu yakonveka abantu mu mbuto akaba ari umukristo. Mbese ugasanga umuntu afite agakiza k'abana katari aka Kristo. Ejo bundi twari turi kuganira na mwene data, ijambo ry'Imana twarishyize ku ijwi ry'Umukanguzi ririho. Abantu bareba icyo kiganiro cyanditse ngo imibereho y'umukiranutsi mu buzima bw'umwuka, cyangwa se imibereho y'umwizera. Narababwiye kandi niko kuri. Kugira ngo umenye urukundo ni ukubanza kwikunda. Kuko Imana iravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Noneho d'abord ntabwo ubanza gukunda uwuha urukundo, ubanza kumenya ko ufite urugutanga, umenya ko urufite iyo nawe wikunda. Kugira ngo umenye agakiza rero ni ukubanza gukizwa. Kugira ngo umenye nawe kureba abandi mu gakiza ni ukubanza gukizwa ukakumva. Kuko iyo ufiringa ubwo buzima bw'agakiza bukugira kominike, butuma uba kominike n'undukijwe umwuka wanyu. Ntabwo dufite udukiza, tugira agakiza. Imana ishimwe. Kandi ntabwo dufite abakiza, dufite umukiza. Imana ishimwe. Ubwo ari umukiza umwe n'agakiza ni kamwe. Niwumva ko ukijijwe, ako gakiza ugafiringa, agakiza gafite sensa, gafite icyumviro.
uwo muri kumwe ukijijwe murumvana murakominikana muba muri communion mufitanye ubwumvane siniyumvisha rero impamvu ujya kuverifiya agakiza ukoresheje mind cyangwa se ingeso z'imyitwarire yo mu idini kuko gukiranuka ku mahame siko gukizwa biriya ni umuco w'idini ni discipline cyangwa se doctrine ntabwo ariko gakiza agakiza ni ukubaho mu buzima buri kominike n'Imana niyo byaba bihinyurwa n'abantu ariko kandi bishimwa n'Imana ako niko gakiza kuko icyitwa gukora icyo Imana ishaka nababwiye ngo niko gukiranuka kandi gukiranuka ariko kwizera ni ukumva ibintu kimwe n'uko Imana ibyumva iyo ukoze gutyo uba umutsinzi wo mu gihe cy'amakuba bigatuma utajyaginga bene so ahubwo na wa wundi udakijijwe kuko agakiza kagira ifuhe umugirira ifuhe rigutera kumusabira ku Mana agakiza ni umuntu kandi uwo ni Christo yego eno rero uyu muntu ugomba kwera imbuto mu bihe bigoye ari mu Kristo mu bihe bigoye bihe bitandukanye bigoye bera tubwira ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ngo ari kuwite naho harimo ikindi kibazo umundi kuki ubushya sagobye kugira amakuba ise mbyibaza amakuba undi mucyese sagobye kwaguwe neza mucyese azashisa nk'umwerayo abantu bafite imodokari barabizi hari icyo twita movezari guparika nabi yego iyo waparitse iwawe mu rugo nta muntu uza kukwandikira movezari uko waparika kose niyo waba uyitambitse muri parikingi y'iwawe ntabwo ari movezari mu ntega amatwi mu nyumve yego ariko iw'abandi uhagaze aho imodokari igomba guhagarara hafite n'amategeko ahagenga aricyo gituma iryo kosa ari ryitwa ikosa ku buryo baguhana ku buryo uba uri mu muhanda ukumva soni inyuma ku buryo imbere bakwitambika ku buryo hehe nayo modokari igira ibintu bitatu ifite parabolize tureberamo imbere aho turi kujya iyo dutwara ifite netre anariyeri sibyo cyangwa netariyeri ubwo ni iki mu Kinyarwanda ni iyi miruwari ireba imbere mu modoka n'inyuma hafi y'imodoka ibirimo imbere hafi ya shoferi ibirimo imbere yes ikagira na electroviseur zimwe zo ku ruhande ziba ziri inyuma y'imodoka electroviseur ireba kure kandi inyuma na hafi y'imodokari niyo ugenda ababizi hari n'igihe uri kubonamo imodokari yawe ku gice cy'inyuma icyo mvuga ni iki umukristo ari iw'abandi bwa mbere aho uhagaze si iwawe kuhahungabanira no kuhahurira n'amakuba we are transit ntago twaje gutura Imana si yakurindira abandi urantega amatwi ntago twaje gutura mudashaka kuruhuka ikiruhuko cy'abisi no kugira umudendezo w'abandi kandi amahoro yacu ni muri Kristo Yesu n'ibyishimo byacu ni muri Kristo Yesu naho dutaha ni muri Kristo Yesu naho duparika ni muri Kristo Yesu naho dutuye ni muri Kristo Yesu ni naho wacu iki mukimenye ko ambasaderi ntahembwa n'igihugu abamo ahembwa n'igihugu akorera igihugu cyamutumye cyamwohereje nimushaka kubaho mu buzima bufata nk'ibyo abinaha bafata cyangwa butuje nk'uko abinaha batuje muzaba muriho ku rwego uwabatumye yabibagiwe Yeremiya hano aravuga ngo kuki abakiranutsi bagubwa neza yahise yongera aravuga ngo nabonye ko batoha ngo warabateye baramera bashora imizi ngo ariko baraba vuba niko iryo jambo risoza bararaba buriya kuraba no kujya gute nugupfa vuba kuraba uzarebe y'igiti mbere yuko cyuma kirabanza kikaraba apana kurabya cyarabye apana kurabya indabyo nukuraba byo gucika intege kw'imizi kuko kuraba kw'igiti bihera mu mizi amababi yacyo akagaragaza ko nta buzima bugihari icyo nicyo Bibiliya yita konda ngo imitima yabizamo konda uzi icyo abarundi bita konda ni ukunanuka ngo aronda ni ukunanuka k'umutima k'umuntu w'imbere iyo bavuga konda umuntu aronda n'umubiri w'inyuma uba wananutse noneho icyo nshaka kubabwira muri twe dufite netre anariyeri
kureba muri twe mu gihe cyashize ukareba aho wabanye n'Imana. Ibyo ndi kugeragezwa n'ayo makuba muri nge hari uruhare, ukareba hashize nitwaye nte, ugakoresha iyo netre anariyeri, ukireba nagenze nte, natambutse nte, nabanye n'Imana gute. Iyo wisuzumye ugasanga nta gihari, ukoresha paraburize ukareba imbere. Nimuze turebe imbere dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu nizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumviye. Iyo ni muri reba imbere, ubw'inyuma ntacyo wishinja. Reba imbere. Ba Kristo gukora icyo Imana ishaka mu gihe kigoye harimo ibanga ryo gushaka kumenya umugambi w'Imana mu bigeragezo uri guhura nabyo. Mbere yo gusengera ikigeragezo, banza ubaze Imana ngo ushaka kunyigisha iki, harimo uwuhe mugambi wawe. Kuko Abisiraheli bigeze bageragezwa ikigeragezo kitari ikigeragezo kuri bo, ariko bagifata nk'ikigeragezo cyo kubanyuza ku nyanja itukura. Kandi icyo kigeragezo bari bishyizeho cyari cy'Abisiraheli, ariko Purito cyari cy'Abanyegiputa. Ariko kandi Abisiraheli bo ryari ihumure kuri bo. Kubera iki? Bajya kubabara umubabaro w'abandi. Banza umenye ngo muri ibi bigeragezo ndi guhura nabyo, Imana igambiriye iki? Urebe imbere. Nusanga giturutse kuri Satani, reba imbere. Imana ni umukiza wacu. Kandi nusanga waranakikururiye, ongera uhindukire urebe imbere. Imana niyo Mana. Nuhura n'ikigeragezo wikururiye, rebera no muri electroviseur, ubangamira bunyuzeho, ubangamira inyuma yawe. Yego. Urebe kure mu by'Imana yakoze, uyibwire ngo nacyagiye waranyiyeretse. Kuko uwaducungwe turi abanyabyaha ntiyananirwa kutubabarira twanakosheje. Wongere wibuke Imana no muri byabi. Yego, reka turebe umuntu urimo guca mu bikomeye ashobora no kubabarira. Kuko hari igihe basha mu bikomeye kandi abicishijwemo na mwene se cyangwa undi muntu runaka. Kubabarira ntabwo bituruka mu buzima butababaye. Hari abantu bajya bibwira ngo gutanga imbabazi ni ugushira ku mubabaro. No. Ndakumva. Hari ibyiciro bitatu umuntu atangamo imbabazi. Hari umutima ukomeye ushobora kubabarira. Yego. Hakaba n'umutima uhindutse ushobora ubabarira. Noneho kabiri, hari n'imbabazi twigisha ziterwa na sosiyete, nuko abantu muri rusange bafata icyo kintu ukamwihorera. Bimwe tuvuga ngo yamwihoreye, ngo yamuhariye. Warangiza ukavuga uti sindi bwihorere, amategeko arampana. Simwitura ibyo nakoze, abantu baranseka, ndakubabariye. Ugashiriramo. Izo si imbabazi z'umutima ukomeye. Kuko izo zituruka no mu bihurimo. Ko hari igihe uhura n'ibihe byiza ugahita uvuga uti po, uyu muntu ndamubabariye. Ihangane negere ku ruhande gato. Yego. Ugahita uvuga ngo uyu muntu ndamubabariye biturutse mu bihe. Ariko wazahura n'impinduka z'ibihe bibi, wa muntu ntaba agifite imbabazi ufite. Uwiringiyimana Theogene, Theo babireba, yararirimbye aravuga ngo imbabazi z'abantu babi bazitanga by'agateganyo, waba utaranaruhuka bakongera bakakugora, ngo nari nibeshye narahubutse. Urumva ni imbabazi. Barongeye ngusubirishemo wongera uririmbe gato mbaye amagambo neza ntunduke cyatwumve ngo yaravuze ngo imbabazi z'abantu babi bazitanga by'agateganyo, waba utaranaruhuka bakongera bakakugora, ngo nari nibeshye narahubutse. Mbega umwana w'umuntu nuko umwana w'umuntu arakubabarira
yarangiza akavuga ngo buriya nkuriya naguhaye imbabazi ngo none urongeye akagarura incyuro z'imbabazi yaguhaye yakubabariye mu marangamutima no kuvuga ngo mbuze uko ngira hakaba n'imbabazi z'umutima ukomeye ugumana igikomere warangiza ukakubabarira ibyo biterwa hari igihe umuntu ahura n'ikibazo abantu bakamukonsora sibyo noneho akagira imbabazi hari n'umutima uhindutse izi mbabazi z'umutima uhindutse nizo mbabazi za Kristo Imana ishimwe ntibisobanuye ngo imbabazi zasibye amateka kuko kubabarira ntabwo bigutera kwibagirwa icyatumye ubabarira uwo muntu ngiye kwita ngo waza ngo kubabara ni ukwibagirwa cyangwa ni ukwirengagiza ni ukwirengagiza se nta nubwo kubabarira ari ukwirengagiza ahubwo kubabarira ni ukugira imbabazi zirenga igikomere cy'uruguma wakomerekejwe bidasobanuye ko uruguma rutari rugihari kuko n'ibyitwa kwirengagiza nabwo ni iza nyirarubeshwa ndakumva imbabazi ni ubuzima bushya nababwiye ngo izo za Kristo ntabwo tubabarira ku mbabazi dufite rero kuko twe ntazo tugira ahubwo dufata kuzo twagiriwe twakira ku mbabazi twagiriwe na Kristo twababariwe tutazisabye niyo mpamvu nawe ubabarira abatazisabye twababariwe na Kristo wapfiriye ibyaha byacu niyo mpamvu kubabarira ari ukwitangira uwo ubabariye wowe mu mubabaro wawe ukamwitangira ukigurana ukavuga ngo ndakubabariye ukamuha ingurane z'ubuzima ahabi wari kumushyira ukavuga ngo reka ngume muri icyo gikomere imbabazi ziranyomora ikintu kidasanzwe abantu batazi ku mbabazi nta muntu ukira uruguma rw'igikomere yatewe n'umuhemu ataramubabarira ikigukiza uruguma watewe ni ukubabarira nimureba kuri telefone yanjye aho birivuga ngo imbabazi ziruta ibitambo exactly nimureba naranditse niko kantu ndagakunda kuri sitati yawe yes naranditse ndavuga ngo gukira uruguma watewe n'umuhemu ni ukumubabarira kugira ngo ukire uruguma wakomerekejwe n'umuhemu ni ukumuha imbabazi ntushobora gukira umubabaro utababariye kubabarira rero ntabwo ari ukugirira neza uwo wababariye wenyine ahubwo se ku Mana ibi bitegeko kukishijwe uri mu buzima cyangwa se itegeko njye nababariye Imana yamana yabimora yabimora yes kubera icyo ari niba nabishoboye nabasha kugera ku rwego kubera icyo ari itegeko kubabarira umuntu udafite imbabazi ni umwicanyi w'uwo yanze kubabarira gute umuntu wese wababariye mu ntega amatwi mu nyumve reka ntange urugero ku ntoki niho tubibona reka mfate izi ntoki eshatu sibyo izi ngizi eshatu tuvuge ko uyu ari Anicet igikumwe yego uru rutoki mu kinyarwanda uzi uko barwita mukubita rukoko mukubita rukoko na musumba zose sibyo akaza na meme ari meme mukuru wa meme na nyangufi nyirazo musumba zose mukubita rukoko na nyangufi nyirazo ubwo kari gaciyeho ariko bakita ikiyunguyungu apana mu mayunguyungu ikiyunguyungu noneho reka mvuge ko iki kiyunguyungu ari Anicet uyu mukubita rukoko aka gatoki yego ari Patrick noneho uru rutoki rwa musumba zose ari Imana yego noneho Imana ku ruhande rwayo ni mu nyumve ndimo ndakumva irashaka ko Anicet ahura nayo ariko hagati ya Anicet n'Imana harimo Patrick bafitanye ikibazo niba Patrick yaranze kumbabarira ntabwo ari bwegerezwa Imana urimuka muri zone y'abatagira imbabazi kandi warazigiriwe ntiwigeze umenya gukoresha imbabazi wahawe agaciro k'imbabazi ni uko mubabarira abahemu ikigaragaza ko ufite imbabazi ni uko ubabarira kandi ikigaragaza ko wakomeretse ni uko ubabara n'ikigaragaza ko wababariwe n'ikigaragaza ko wababariwe ni uko ubabarira abandi yego Patiri uzi ko ijambo ry'Imana rivuga mu isengesho Yesu yigishije abigishwa yaravuze ngo uduharire imyenda yacu nuko natwe twahariye abarimo
imyenda yacu. ega ariko Imana itubabarira inshuro natwe tubabarira abandi. Hari ijambo Yohana yanditse avuga ngo wanga mwene se n'umwicanyi. Exactly. Kandi uwo wanga kubabarira ubumwanga nyine wanze kumuha imbabazi uramwanga of course ko imbabazi wanga ushobora no kumugirira nabi. Exactly. Niyo mpamvu Bibiri ikwita umwicanyi. Noneho iyo Imana iri hano Patrick akaba araha Anicet ari hano Patrick ntame imbabazi dukora shanjoma. Turagurana ngatura hano kugira ngo usubire muri wa mwanya wawe w'abababariwe nuko umbabarira ukaba wimuye Anicet muri zone yawe yararimo kuko kugira ngo ugere ku Mana uraca mu mbabazi nkuko kugira ngo tugere kuri data twanyuze mu mbabazi za Kristo. No kugira ngo wowe usenga wa mu Kristo wowe ukurikiye umubwiriza TV ukurikiye Umukanguzi TV kugira ngo ubabarirwe nuko ubabarira. Kuko kugira ngo twebwe tubabarirwe Imana yabanje kutubabarira ibyaha ituzanira imbabazi muri Kristo Yesu. Izo twakiriye muri Kristo tuzihe n'abandi, izo duhaye abandi zibakura muri zone mbi noneho natwe zikatwimira tugatura mu bababariwe kuko natwe twababariye. Twamenya agaciro k'imbabazi turazikoresha. Impamvu ari itegeko kubabarira ku Mana ku bakiranutsi ku bakristo nuko umwuka uri muri twebwe ntabwo yishimira ibitambo yishimira iki? Imbabazi. Niyo mpamvu tuba oblige kubabarira. Yego Imana ishimwe. Reka ndebe ubuzima bwa Daniel na Saduraka na Meshaka na Abednego niko babise amazina ya hariya yiwabo ariko bafite andi mazina. Bagezeho mu bihe bigoye, mu bihe bivunanye, mu bihe byo gutotezwa. Babashishijwe n'iki ko babaye intwari muri icyo gidushigiye ku gituma turaganiraho. Reka duse n'ababisobanuraho gato mu buryo bw'ubuhanuzi. Daniel burya akaga n'akarengane yahuraga nako yari umutware. Uzi akarengane Daniel yari afite ntiyari ari kumwe n'Imana ye mu gihugu. Kuvuga ngo Imana ye nuko urusengero rw'iwabo ntago bari barufite. Bwa kabiri ntabwo bari bafite abatambyi. N'ibikoresho by'Imana yabo byakoreshwaga uburetwa bwo muri Babuloni. Kuvuga ngo bari gukoreshwa uburetwa ntabwo ari intambara komuteri nk'ubwo muri Egiputa n'ubundi ba Daniel ko tubona abasore bane Daniel, Mishayeli, Hananiya na Azariya. Ariko ntabwo tubona Abisiraheli bose ko banyagwa bagiye ari igikundi cy'abana bageze muri 60. Ahubwo umuntu no kwibaza ku cyo amazina yagarukamo kandi arimo n'abandi bana baje. Ayo mazina nuko ari bo bahamirije Imana gukiranuka. Umuntu wese ushaka kuzibukwa abandi batibukwa azakora ibyo gukiranuka. Kuko umuntu wakiranutse aba yubatse urufatiro rw'urwibutso rwiza rutuma Imana imutangiraho urugero. Imana ibaha umugisha. Amen. Rero bari muri Babuloni, ubwabyo Babuloni biravuga ngo ni irembo ry'Imana nyinshi. Kandi bo bavuye muri Isiraheli, Israel biravuga ngo n'ubwoko bw'Imana. None baje mu irembo ry'Imana nyinshi. Kandi bo bagira Imana imwe, bakagira urusengero rumwe, bafite intebe ya Mesiya, bafite intebe y'imbabazi, bafite intebe ya Dawidi mu rusengero, bafite abaramyi bakorera Imana, none bari kure y'Imana. None icyaha bari gukora kikabakura mu buretwa kigatuma bahirwa ntibakubitwe. Igihe mu gikombe cya Dura bashyiragamo ikigirwamana batiri nukugira gutya gusa kubarara byonyine bikaba birangiye ukahita wemerwa. Ariko imitima yabo ntiyigeze yemera kubararira ibigirwamana. Kubera iki? Bakiranutse mu mwanya abandi bari gukiranira, bagakora icyo Imana ishaka mu gihe kigoye. Nuko bavuye mu gihugu ariko igihugu kiracyari muri bo. Basize urusengero ariko Imana bagendanye nayo. Bafite ubuturo bw'Imana muri bo butuma umubiri ubabara ubugingo bukanezera. Kandi mureke mbabwire, iyo umuntu w'imbere akomeye uw'inyuma ageragezwa ku rwego rusa naho ari ukwiyerurutsa. Ewe data we, iyo umuntu w'imbere ari muzima, Yobu yaravuze ngo naho uruhu rwanjye rwamara kubora, umuntu w'imbere yari muzima, amaso yanjye azareba, amaso yanjye azabona Imana. Iyo umuntu wacu w'imbere ari muzima, dukora ibyo gukiranuka mu gihe kigoranye. Nicyo cyatumye intwari zatubanjirije zemera gupfa. Burya ni umubiri bicaga, ubugingo bwari buzima.
Yoba yaravuze ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima kandi yaramaze guca mu bikomeye byinshi. Aravuga ngo naho igiti cyatemwa kizongera gisubira, imizi yacyo niyongera kumva imvura, kizashibuka. Amazi n'umwuka wera n'ubugingo, ubuzima bwo muri Kristo. Bibiliya iravuga ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza ituruka mu nda ye. Yohana igice cya mbere. Aho turadudubiza tukagira ubuzima mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'ibigeragezo. Nusanga mu makuba urimo uratentebuka, jya umenya ko umuntu wawe w'imbere yego ari mu ntege nkeya. Wongera ubwira Imana ngo nyuzuza. Imana ishimwe. Niko ndani ya Yesu ninaburudika, niko ndani ya Yesu nimeshinda vyote. Ndi muri Yesu ndimo ndanezerwa kandi ntsinda intambara. None ndi muri Yesu nesha byose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Babaye abatsinzi kuko ubugingo bwo muri bo bwari bubitswe. None ikibazo ndimo ndabaza, bashobojwe n'iki? Eno tuza no kuba tunasoreza. Bashobojwe no kubugingo bwari buzima kandi iyo bahamya barayizi. Daniyeli yavugiye iyo ngwiki, yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera. None Imana yarayizi. Imana ishimwe. Niba mara gukomera bakora iby'ubutwari. Bazakora iby'ubutwari. Ubutwari ni ukunesha izi ntambara n'ibigeragezo. None umuntu udukurikira mu kaga, mu bibazo, yabuze urubyaro, bamututse, afite ubukene bwinshi, afite ibintu byinshi, no mu mwuka we no mu bugingo afite ibintu byinshi bimugoye, arabasha guhamya Imana muri ubwo buzima? Bwa mbere mu bigeragezo byawe banza urebe ikigeragezo ndimo nkibanyemo n'ibyaha. Niba ubona ukibanyemo n'ibyaha, icyaha ni urubori rukuruma ruturutse mu kanwa kw'ikigeragezo. Uko muza amenyo mu kanwa k'umuntu niko icyaha kimera mu bigeragezo. Icyaha mu bigeragezo ni nk'amenyo mu kanwa. Iyo wowe ukirimo uba umeze nk'ibihekenywa, nk'ibikanjwa. Kugukanja biroroshye iyo ufite icyaha mu kigeragezo. Ariko iyo uri mu kigeragezo nta cyaha ufite, uba umeze nk'uwajya mu kanwa katarimo amenyo. N'uwagukanja ntiwanoga. Ibyo bigeragezo ntibyagushobora. Banza umenye niba nta cyaha ufite. Niba nta cyaha ubanye nacyo muri icyo kigeragezo, aho harimo ofisi y'Imana, harimo biro y'Imana. Nimutangazwe nuko Dawidi yatase kwa Akishi, umwami w'Abafilisitiya. Ubwo bari bazi ngo bafashe umuntu, bafashe Dawidi, agezeyo ahinduka ipanci, asa nkaho afite ubumuga bwo mu mutwe, acira inkono. Ariko kandi amenya intwaro bakoresha, amenya strategies z'ibwami, aratata. Hari n'igihe mugera mu kigeragezo kugira ngo kibategure, mube trained, mutozwe, kugira ngo nimugera mu kiri hirya y'icyo murimo nona muzabe mushikamye. Imana ikagucisha mu cyanone kugira ngo icyejo kitazakwica. Kandi reka mbwira abakiranutsi bari kugeragezwa, mbere y'uko tugeragezwa Imana iratwuzuza. Kuzuzwa mbere yo kugeragezwa, aricyo kuzura umwuka. Ariko kuzura umwuka tugera mu bigeragezo Satani adafite uburyo bwo kuducugusa, abanzi bacu badafite uburyo bwo kuducunda. Imana iremera tukareremba hagati y'amakuba. Nicyo twahereyeho. Ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Iyo wabanye n'Imana mu kigeragezo kitari mu icyaha, Imana igukiza muri byose. Konkiriziyo ni iyihe? Konkiriziyo, iyo uri mu kigeragezo kitari mu icyaha, senga. Gusenga bishobora kudahindura situwasiyo urimo, ariko bikaguha imbaraga yo kwihanganira muri iyo circumstance. Imana ishimwe. Nanjye bakubaza ngo umuntu utureba arimo kuvuga ati ko nasenze, biguha imbaraga zo kwihangana. Gusenga yongera senga, akariko banga kanshimisha. Mbere yo gusenga dusenga, na nyuma yo gusenga twongere dusenga. Nahubwo twongere dusenga. Nabwo twongere. Ubwo nasenge rero. Imana iguha. Kandi ikindi, attention, ntabwo ibigeragezo bivaho kimwe. Hari ikigeragezo gikurwaho no kwihangana, ugategereza umunsi wagenwe. Hari n'ikigeragezo gikurwaho n'amasengesho. Ikigeragezo ukurwaho n'amasengesho ni ikigeragezo cya Satani. Hari n'ikigeragezo ukurwamo no kwisubiraho. Icyo wizaniye ugikurwamo n'impinduka. Icyo wikururiye ugikurwamo no guhinduka. Hanyuma ikigeragezo cya Satani ukirukanisha amasengesho kikagenda. Ariko Imana ibona hari iminsi yo kugerageza kwawe igiye kuza, Imana iragutegura
Yego. icyo nicyo twita ishuri. Yeah. Imana iragutegura ikakwigishiriza mu bintu bisa n'ibikomeye kuko mu ishuri harimo exercise, harimo exam, sibyo, habamo test. Yeah. Abari test. Yes. Icyo kigeragezo rero ni test kugira ngo Imana irebe uburyo uzanyura kandi bizagukundira, bizakorera gutsinda exam iri imbere. Uzaca mu kanya exam uzaba umuntu udasanzwe kuko uyu muntu amaze gukora exam ahinduka udasanzwe, kuwize atandukanye utarize ko hari icyo yakoreye exam nagitsinda. So watwara mu modoka tarakoreye prime ngo itsinire mu kizamini. Yego. Yes, abaho umugisha. Yego. Niba gusure kwino cyo ndimo marebaho hariho nimero za Anicet ubona hejuru nize telefone uyifite aramuhamagara akakwitaba mukavuga n'ubugize ikibazo byo tuganire, andika muri comment ko namuvugishe ntacyo bitwaye. Asigaye kandi munasore n'umubwiriza TV mukore subscribe mukore share, hariho nimero zanjye nitwa Ndamukunda Patrick, asigaye muramvugisha namwe ntacyo bitwaye. Anise ikiri ku mutima kivuga dusenga Imana. Reka mbwire bene data, reka mbabwire ngo Yakobo yaravuze ngo n'iby'ibyishimo rwose. Yego. Nimugubwa gitumo nibibageza rageza bitari bimwe ngo kuko nimumara kwemerwa. Yego. Muzahabwa ikamba. Kandi reka mbabwire ngo igituma tuzaba intwari nuko tuzarwana nk'intwari. Kandi turwanira inaha. Tukarwanira inaha. Ntabwo tuzarwanira mu ijuru, ntabwo tuzarwana itorero riri kuguruka, tugomba kurwanira inaha. Kuri tere. Iyi niyo tere de combat. Turi mu kibuga cyo kurwanirira amahano. Tugomba ndi murayibutse gustaragoringa. Ndi murayibutse ivuga ngo mumenye ko turi mu kibuga, abandi ntamenya kwirimbura bize ngo za ntwari zanesheje zabaye intwari mu kibuga. Turwana n'abayiriya baraharwari na ba Mose baraneshe n'abandi n'abayirwanye. Ntabwo ari wowe uru rugamba ruhereyeho. Mose yageragejwe na Farawo acyuye itorero. Eliya yageragejwe na Bayezebeli. Yohana umubatiza byagenze gute? Bamuciye igihanga. Ba Yakobo batewe inkota. Ba Petero babambwe bacuritse. Bakundwa, mwibuke ko ariko babanjirije n'abambere, niko Bibiliya ivuga. Bakundwa ubu turabana b'Imana, ariko uko tuzasa ni kurerekanwa bene data, icyakora kuri hafi. Mwibuke ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho, ariko yatangiye umurimo ni nayiza usohoza. Bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwa w'amabuye babateka mu mavuta. Babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Aho hera nifuza kuzagerayo, nzaririmba n'ababo indirimbo zo kunesha wasenga. Mana data wa twese, Imana ishimwe. Kugaragazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none nubwo kwiyongeranya, nubwo bituzanira umubabaro n'amakuba, ariko dushimiye ukuboko kwawe kwiza kubana natwe. Dusabiye mwene data uri mu makuba, uri kugeragezwa, umukomereza umutima no mu gihe cy'ibigeragezo bye, akora icyo ushaka kugira ngo gukiranuka kwawe bigwire bikomereze muri twe kugera ku munsi w'ijwi ry'impanda. Bibe bityo kuri twebwe n'abera bose kubwawe Yesu Kristo. Amen. Imana ibaha umugisha. Shalom. Mugire ibihe byiza kandi Imana iganze mu buzima bwanyu. Amen. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.